hari imbaraga burya turize tukaba mu by'ukuri twongeye guhurira aha ngaha Imana ntishobora. Amen. Byose burya ni Imana iba yabikoze. Satani n'abambari be baba bakoze uko bashoboye kose kugira ngo igikorwa cy'ikindi kibe, kugira ngo ikoraniro ry'iri rigerweho, ariko nanone ko ni abarwanyi bakoresha imbaraga nyinshi, ariko ntabwo ari abaneshi. Imana yacu niyo muneshi, Imana ntishobora. Rero reka dushimire aba basore mu by'ukuri mu ndirimbo yabo nanone yo gusingiza Imana, ibyiringiro yuko kubw'ineza yayo twari tuvuye mu maboko y'Imana burundu iteka ryose. Satani yari yishimye hejuru, Satani yari yishimye hejuru, Imana Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera, abamarayika bera, abo bose ijuru ryose Satani yari yishimye hejuru. Ubwo yavanaga umuryango wa mbere mu maboko y'Imana akawugusha, mu by'ukuri yari yishimye ku buryo bukomeye. Yari azi ko ageze ku nsinzi ye, ariko nk'uko mwakurikiye muri iyi ndirimbo, mu by'ukuri ibyo yakoze byose byabaye impfabusa, kuko Yesu Kristo yarahagobotse aritanga. Kubwo nguwo turiho dufite ibyiringiro, Imana ntishobora. Reka rero nanone dushimishwe n'abashyitsi bari aha ngaha. Ubwo mushiki wacu yabazaga abashyitsi, mu by'ukuri harabona abonye bashize ibiganza byabo hejuru, ndetse bigaragara yuko hariho n'abandi bagiye baza nyuma yabo. Aho muri mwese turabishimiye, kandi rwose mwicare. Aha ngaha ni iwanyu, aha ngaha twese turi imbere ya Data wa twese atugaburira. Rero abashyitsi bose aho muri mwisanzure, nta kibazo gihari, Imana ntishobora. Reka rero nanjye mu by'ukuri mu buryo bw'umwihariko nshimira Imana uburyo twari turi kumwe, kuko bari hano ku isabato yashize niho twari turi kumwe, ndetse muri iki cyumweru cyose ababashije kuza mu materaniro mu gitondo twabashije kubana. Mbese abaje mu materaniro mu gitondo kuva ku cyumweru, kuva kwa mbere mu gitondo kugeza uyu munsi mu gitondo, bashize ibiganza byabo hejuru. Reba ko bari abo twabanye, ndi kubona ari ibiganza ari bakeya, bigaragara ko bamwe bajaga baraza, abandi ubundi twaboneke muri ubwo buryo. Rero twaganye ibiganiro byiza cyane by'agahozo ku babikurikiranye, nanone bijyanye n'insanganyamatsiko ivuga yuko umuryango nyakuri ari umuryango wubakiye kuri Kristo n'urukundo rwe. Aho ngaho niho ibyigisho byose byagiye mu by'ukuri biva ndetse byibanda. Rero zabaye ibyigisho byiza cyane. Twabonye amabanga y'umuryango mu buryo butandukanye, tubona uburyo ibibazo biza mu muryango, tubona uburyo bwo gufashwa n'Imana, uburyo ubumenyi butandukanye tugomba kuba dufite kugira ngo nanone tubikemure. Kuko rimwe na rimwe twabonye ko Satani ashobora kurira ku buswa bwacu, noneho akadukoresha ibidakwiriye. Ariko iyo wamaze kumenya, iyo wasomye ugasobanukirwa, Umwuka w'Imana akoresha ubumenyi bwawe, noneho bigatuma wifata neza igihe ugeze mu kibazo runaka mu rugo rwawe, cyangwa se ku bazarushinga, kuko twagiye tubibona. Rero mu by'ukuri ndakeka ko no muri uyu mwanya umujyo n'umwe, ntabwo turaje kure y'insanganyamatsiko, ahubwo mu by'ukuri nanone ibyo tugiye kurebera aho ngaho mu minota mikeya birerekeza aho ngaho ibyatuma tugira ingo zacu zigira umunezero kuba bamaze kurushinga, ndetse n'ibyatuma abazarushinga mu minsi iri imbere ingo zabo mu by'ukuri zikomera. Aha ngaha rero hari ingingo ntoya ivuga ngo ni gute. Abo ndi kubona aha ngaha benshi ni abasore, nibo ndi kubona iki cyigisho rero kirabafasha, ariko nanone kinarafasha, kigenda gifasha natwe abamaze kurushinga. Iyi ngingo iravuga ngo ni gute wahakana imibonano mpuzabitsina mbere yo gushingirwa. Ni gute
gute wahakana imibonano mpuzabitsina mbere yo gushyingirwa? Iyi niyo ngingo tugiye kurebera hamwe muri uyu mwanya. Mu gitondo twabonye uburyo ibyo ugomba kwitaho igihe wagize igitekerezo cyo kurambagiza. Twabonye ingingo mu by'ukuri zidufasha mu buryo butandukanye. Rero uyu mwanya tugiye kureba none niba wamaze kurambagiza, niba wageze binjiye muri fiyansaye, uyu munsi wa none ni icyorezo gihari. Babanje kubyita avance. Abantu bari muri fiyansaye, umusore akabwira umukobwa ati keneye avance, kandi akenshi umukobwa ntiyifate, akagira ibitekerezo byo kutifata. Ibyo ngibyo birahari uyu munsi wa none hirya no hino mu basore, inkumi n'abasore birahari. Rero reka dushime Imana kuko Imana yemeye yuko iyi ngingo iza kugira ngo noneho uko bitureba tugire uburyo twagenda tubyifatamo, noneho tukabihagararamo neza ku buryo bukwiye. Reka twihuse turebe isomo riri hano kwa dufite Bibiliya, tuje muri Bibiliya turebe isomo riboneka hano muri Zaburi 119. Turasoma umurongo wa 9. Zaburi 119 turasoma umurongo wa 9. Hari amagambo avuga ngo umusore anezeza inzira ye ate. Ni ikibazo. Umusore azeza inzira ye ate. Ni ikibazo hano babaza. Umunyezaburi yabashije ikibazo ariko nanone gifite igisubizo. Aravuga ati azayejesha kuyitondera nk'uko ijambo ryawe ritegeka. Mana kichwake. Umusore azeza inzira yate. Igisubizo kirabonetse yuko umusore azeza inzira ye ari uko abonye mu ijambo ry'Imana. Nta kindi kintu kizatuma yeza inzira ze uretse kuguma mu ijambo ry'Imana. Ahangaha uretse iri somo nanone dukomeza aho ngaho tuje hepfo cyo ku murongo wa 10. Umunyezaburi yarakomeje ku murongo wa 10 haravuga ngo nagushakishije umutima wose, ntukunde ko nyoba ngo ndeke ibyo wategetse. Mana kichwakiro, nagushakishije umutima wose, ntundeke ngo ndeke ntumva mu maboko yawe ngo ndeke ibyo wategetse, ahubwo ngumana, ngundira, ngumisha mu maboko yawe kugira ngo noneho amategeko yawe ambere umuco, ambere itabaza. Ahangaha rero umunyezaburi yari yamaze gusobanukirwa, yarazi aho agomba gukirira imitego ya Satani. Uretse n'iri somo n'uyu murongo, reka dukomeze ku murongo wa 11 twumve uko yakomeje kuvuga. Yaravuze ati nabiki ijambo ryawe mu mutima wanje kugira ngo ntagucumura. Imana ihimbazwe. Nabiki ijambo ryawe mu mutima wawe, ijambo ryawe mu mutima wanje kugira ngo ntagucumura. Rero umunyezaburi yarazi kubangariye. Umunyezaburi yarazi aho mu by'ukuri umwanda wo gutsindwa. Uyu mwanya rero haba abashinze, abamaze gushinga, haba abasore muranga mwiteguye kuzashinga ingo mu isi iri imbere, tumenye yuko mu by'ukuri ingo zacu kugira ngo zibe zubatswe kuri urutare nuko ziba zubatswe ku ijambo ry'Imana, nuko Yesu Kristo agomba kuba ari umuhuzabikorwa muri izo ngo. Noneho icyo gihe kuko twagiye tubibona iyo bimeze bityo, ni ukuvuga ngo ibigeragezo Satani azana abivana mu mpande zitandukanye, iyo Kristo ahari ibyo byose birashonga, ibyo by'umwanzi birashonga. Hanyuma noneho wa musore, kuko twaza kubona nitukomeza kuja mbere, wa musore wifuza kurushinga, Satani yifuza gutiribura ngo amuvane mu nzira idakwiriye, ariko akaba ari kumwe na Kristo, arashikama. Narwo harubwo narwo rugashikama, bigatuma noneho ibintu bigende neza. Iri rero ryari ibanga ry'umunyezaburi. Uretse n'umunyezaburi na Yesaya, hari amagambo asa n'aya ngaya yabivuzeho.
reka tujye muri Yesaya igice cya 26 umurongo wa 3. Yesaya igice cya 26 umurongo wa 3 niho nanone tugiye kureba amagambo nk'ayo ngayo. Yesaya nawe aje ashimangira amagambo tumaze kubona. Haravuga ngo umurongo haravuga ngo ugushikamishijeho umutima uzamurinda abamahoro masa kuko akwiringiye. Mana habicubanye ugushikamishijeho umutima uzamurinda biki amahoro masa. Kabone n'ubwo isi ari isi ibibazo bitandukanye, ari isi iriho ibibazo bitandukanye, ariko ububatse kuwiteka ntabwo azamuterera. Ingero ni nyinshi twaza kubibona muri Bibiliya z'abantu bameze nk'abo bavukiye mu byaha gutomera, ariko kwakira Yesu Kristo barashikamye kandi bagira amaherezo meza. Uyu munsi rero Imana yifuza yuko natwe ubwo twumva amagambo nk'aya ngaya tubaha agaciro, noneho tugira amaherezo meza. Ahangaha hari urugero rumwe tubona mu ijambo ry'Imana, umusore witwa Yosefu. Yosefu burano uko yenda tubisoma n'ibitekerezo cyane ngo tubishe mu bwenge bwacu, ariko Yosefu yari ahantu hakomeye. Yosefu yari ahantu hakomeye cyane. Yosefu uriya mugore amubenguka. Yosefu umugore ashaka uburyo aho yamubonera araheba. Bigeze igihe umugore afata umwanzuro wo kumusanga mu cyumba yari arimo, akivana imyenda yose. Yosefu arahungana. Yosefu kubwo kubana na Kristo, Yosefu kubwo kubaka kuri rutare, Yosefu mwuka w'Imana amujamo amwereka yuko kumara isegonda aho ngaho tuzogenda biratuma Yosefu agira acumura. Yosefu umwuka w'Imana amwereka yuko agomba guhunga ako kanya akava aho ngaho. Rero ni urugero mu by'ukuri ni rumwe mu ngero nyinshi zo muri Bibiliya z'abantu bahagaze neza. Yosefu yahagaze neza kandi tuzi ko nyuma yaho Yosefu Imana nawe Yosefu agira amaherezo meza. Rero aho Yosefu yatsindiye imanga, Yosefu yatsindiye ku munsi wa none abasore benshi, inkumi nyinshi, ingo nyinshi, abagabo bubatse, abagore bubatse bari kwatsinda. Nasomye igitabo cya Noye, aho igitabo kivuga sexuality, aho avuga mu gitabo mu by'ukuri no kuri internet nabona kihari, ariko no mu buryo bwa hadi naho kirahari. Icyo gitabo nawe yeretswe yuko uyu munsi wa none ingo nyinshi, abagabo benshi, abasore benshi yeretswe yuko mu bitekerezo byabo umwuka w'Imana mwese mu bitekerezo asanga yuko huzuyemo ubutegetsi ku bagabo, asanga yuko mu by'ukuri intekerezo zamaze kumungwa, zimungwa mu by'ukuri wamureba kubona ari umuntu muzima, ukabona nta kibazo gihari, ariko Imana yamwitegereza, yakwitegereza mu ntekerezo igasanga intekerezo zaramunze, asanga umuntu yarashize. Rero ahangaha umuntu w'Imana, Imana umuntu akora kuri Yesu Kristo, ibyo bigeragezo ngibyo bizaza rwose uko bwije no bukeye. Satani azabipanga, ariko noneho kubera ko umuntu ari kumwe n'Imana uko byabira kose ahagarara nk'uko Yosefu yahagaze, Imana abicubahiro. Rero ahangaha hari ijambo rivuga ngo rinda umutima wawe. Rinda umutima wawe mu by'ukuri nicyo kintu gikomeye cyane. Umuntu ashobora kubaza ati umutima wanjye nawe rinda nde mu buhe buryo? Tumaze kubona yuko hano ijambo ry'Imana ritwereka yuko umuntu agomba kurinda umutima we yiga ijambo ry'Imana. Urinda umutima wawe wiga ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi kugira ngo uvanemo za nama zitandukanye. Urinda umutima wawe usenga, dusenga tukajya ku mavi tugasaba Imana ati Mana twari nkeya, dore inzira turimo ntabwo twatera intambwe, ariko dufashe. Ubwo nibwo buryo Yosefu yakoreshaga kugira ngo mu by'ukuri atsinde ibitego bitandukanye.
ijambo ry'Imana hano ritwereka yuko mu by'ukuri iyi si n'isi iriho abanyabwenge b'ingeri zose, n'isi iriho abantu b'ibihangane kandi benshi babaye bakoze ibitangaza bikomeye batigisize muzi ba Hitler bikomeye bagiye bakora no kuri isi bagiye bamwe yuko mu bacyuko mu mateka, ariko ijambo ry'Imana ritwereka yuko Bibiliya ritwereka yuko izo mbaraga zose ubwo mbwege bwose kubwishikirizaho amaherezo arangira nabi, ntabwo amaherezo abeza. Ariko ijambo ry'Imana ritwereka yuko izo mbaraga zacu ubwo bwenge bwacu iyo ibyo byose tubishyira imbere y'Imana ikatuyobora, Imana idukoresha ibitangaza kandi amaherezo akaba neza, Imana yahagucubahiro. Rero mu by'ukuri hano hari amagambo avuga ngo ariko nukunda kwitegereza amashusho. Murabona kino gihe gitoroshe, igihe cya interinete, igihe mu by'ukuri kidahuje n'ibihe byashize. Ahangaha unama iravuga ngo nukunda kwitegereza amashusho cyangwa se kumva ibiganiro cyangwa se gusoma mu bitabo ibintu byose biganisha ku busambanyi, akaba ari byo bintu ushyira imbere, akaba ari byo bintu ukunda kureba. Ni ukuvuga ngo buhoro buhoro kwifata bizakunanira rwose. Nukunda kujya kuri interineti umunsi wa none ni ikibazo gikomeye cyane. Umwana tujya tubibona, abana bigisha bari kuri segonderi, murabona baba bakiri abana batoya bagifite ibitekerezo byo hasi. Umwana aravuga ati aragira akagira umubyeyi ati nshaka laptop, nshaka mashini. Akagenda mu kigo harimo mashini zitandukanye, abana bakavuga bati dushaka gukora research, abana bakataka abayobozi bati rwose muduhe imashini, muduhe interineti, hanyuma none dukore research. Ari itangaje umunsi wa none waje kureba ugasanga b'abana kugira ngo bakore research kuko bikwiriye, ahubwo bafunguye bibereye hehe muri yacu, bibereye muri za porogarafi, barimo barareba ibi ngibi ni umunsi wa none. Abayobozi bakareba bakumirwa, kumbi abana ntibibereyemo kugira ngo bakore research yungura ubumenyi, ahubwo ari muri ibi bintu. Ibyo ngibyo rero mu by'ukuri ni ibintu bihari umunsi wa none, kandi nta kindi kintu cyadukiza uretse kwambara ijambo ry'Imana, uretse kubana Yesu Kristo. Imana yaducubahiro. Usibye n'abo bana n'abagabo bubatse mu ngo uyu munsi wa none, ingo nyinshi ziri gusenyuka hejuru y'iyo ngingo. Abantu benshi bari kumara amasaha n'amasaha kuri interineti, nta kindi kintu ari kureba uretse amashusho, uretse za porunogarafi, uretse ibiganiro bijyanye n'ibyerekeza ku busambanyi. Ibyo ngibyo rero iyo ubikozemo ni ukuvuga ngo ni nk'ibyo kurya biragenda, bigakora bikisimaka mu bitekerezo byawe, hanyuma noneho bigakora ikintu kimeze nka beto kugira ngo uzabicike niba bikomeye cyane. Rero ahangaha Yosefu we yarabisobanukiwe. Yosefu inzira nk'izo ngizo ntabwo azigenderagamo, ariyo mpamvu Satani yamuteze umutego, ariko noneho asanga uwo musore ari maso. Hano hari amagambo avuga ngo, reka dusome nanone twihuse tuje mu Bafilipi igice cya 4. Ni inama Pawulo atubwira aho kugira ngo tubugire mu mashusho nk'ayo ngayo, turebe twumve ibiganiro by'ibyo ngibyo, turebe ibidakwiriye. Ahubwo Pawulo aratugira inama hano mu Bafilipi igice cya 4 mu wa 8, aravuga ati ibisigaye bene data, iby'ukuri byose, ibyo kubahwa byose, ibyo gukiranuka byose, ibiboneye byose,